iri tara naryo ryarajugunywe kandi rihenda kubi. Noneho iri tara nubwo ryajugunywe riranahenda cyane. Noneho urabona naryo reka turishyireho dutestinge neza ko ryaka. Urabona ntago ryaka, iri ni rya tara riba rihenze, naryo ryarajugunywe. Ntukajugunye itara nyamuneka, iri naryo egera hafi turikorane nkwereke uko rikorwa. Ntago ari ibintu biba bikomeye cyane. Okay, reka naryo tubonye ko atari rizima, kurihambura biba byoroshye. Abantu benshi mwakomeje mumbaza muri komenti mumpa n'ibitekerezo tese aya matara ko wagiye utwereka uko akora ariko tukabona video ari ntoya cyane, ntutwereke uko ikorwa step by step. Noneho ubu hano nzanye amatara, ngiye kubereka uburyo wayikorera mu rugo, uburyo wafata itara ryawe ukarikora utiriwe urijyana ku mutekinisiye. Noneho ikintu tugiye gukora, nazanye naho ushobora gupimira itara ryawe, ni muri aka gasoketi. Nge naje nje kubereka ko iri tara ushobora kuryipimira. Muri aya matara ndabereka abiri niyo yapfuye turi bukore, iri ni rizima. Aka ni agasoketi nari nje kwereka ko kakwereka yuko iri tara ari rizima, aka niko turi bupimiremo. Iri ni rizima. Okay, dutangire step by step. Dore iri ntago ryaka, iri ryarapfuye. Urabona ko iri tara ryacu ryarapfuye. Ngiye kurikora step by step, mu nkurikiye dukugendane neza nawe umenye uko itara rikorwa. Dutangire, reka turebe. Urabona ko twabonye ko atari rizima. Ikintu cya mbere duheraho, iyo ufite itara nk'iri kirazira kurijugunya. Ikintu cya mbere ukora kandi ushobora no gutekereza, iri tara ntago rijya ripfa ngo rishireyo, ntago rijya ripfa burundu rwose. Nyamuneka ntuzongere kujugunya iri tara. Uhita ufata ugapfundura kano kantu kaba gapfunduka ukagakuraho gutya. Urabona hano dufite ampuru z'imihondo. Noneho muri izi ampuru z'imihondo niho witegereza ukareba ese ni iyihe ampuru yajeho. Iyo ryahiye iyi ampuru hazamo akadomo k'umukara, ndaza kubereka. Dore iri tara urabona hano ampuru nari nayikuyeho kuko iyi niyo yari yarahiye, ariko nyine nayikuyeho. None narababwiye ko iyo umaze guhongoraho ampuru yahiye nk'uku, urugero urabona iyi nayihongoyeho, uhita ukora icyo bita, ayikuzamo zoom mwihangane. Nk'iyi mba nayihongoyeho, urabona nayihongoyeho, uhita ufata icyuma cyawe. Urabona iri tara ntiryaka pe, ryarahiye. Kandi iri tara urabona ni ukuntu rinasa, ryarajugunywe. Iri tara nubwo barijugunye waryikorera rigakira. N'uwarijugunye yamenya iyi video cyangwa akamenya akabwirwa ibi byose mba mbabwira hakiri kare, ntabwo yari kujugunya iri tara. None reka turikore turebana twese hamwe, turebe ko riza kuba rizima. Urabona iyo umaze guhunguraho aka gapuro kahiye kaba karimo akamenyetso k'umukara, urafata nyine ukahita ugahongoraho. Aho uhongoye urahahuza. Reka mfate icyuma kiraho agasudire. Kagasudire kagura 100, ntago ari ibintu bikomeye. Wajya ku mutekinisiye ati uniza ku cyuma nikorera akantu gatoya, uhita ufata ya nzira yawe wakuyeho ya ampuru yahiye, ugashyiraho agasudire ukahahuza. Urabona ngewe narangije guhuza ya nzira. Urabona nshyizeho agasudire, ni ibintu byoroshye nawe wabikora. Iri tara rikahita ryongera rikaba rizima. Reka dushyireho turebe ko ryatse. Urabona ko itara ryacu rwose ryarangije kwaka, ryabaye rizima itara ryacu. Ukahita usubizaho cya gihe housing cyacyo. Urabona ko ni ibintu byoroshye kuba bitoroshye. Ntukajugunye itara rwose, ntukajugunye itara kuko nawe waryikorera rigakira rikaba rizima. Urabona ko iri tara rihise riba rizima. Noneho iri ryakize. Nizere ko ubibonye, ukurikirane video yose urebe uko iri tara ndikoze. Noneho nazanye n'ubundi bwoko nabwo bwajugunwe. Iri tara naryo ryarajugunwe kandi rihenda kubi. Noneho iri tara nubwo ryajugunwe riranahenda cyane. Noneho
urabona naryo reka turishyireho dutestinge neza ko ryaka. Urabona ntago ryaka, iri ni rya tara riba rihenze naryo ryarajugunywe. Ntukajugunye itara nyamuneka, iri naryo egera hafi turikorane nkwereke uko rikorwa, ntago ari ibintu biba bikomeye cyane. Okay, reka naryo tubonye ko atari rizima, kurihambura biba byoroshye. Urabona nyine umanura ukuguru kumwe wangiza ukanyuzamo, urabona hano haba hafunguka aka kavaho kwako. Reka tugende turifungurana ubireba. Nyamuneka ntukajugunye itara, tugiye kureba ko harimo ahantu harimo dupuru twabaye umukara. Aya matara yose niko ashya. Reka tubanze turebe kino gihande cya mbere, turebane ko hari ahantu ryaba harimo akantu k'umukara. Reka turebane neza, hano ntakarimo, aha ntakarimo. Turebane neza nyamuneka kugira ngo tujye tubasha kumenya uburyo twakwikorera amatara yacu. Hano urabona ko iki gihande ni kizima, ntago cyahiye. Gusa nkwibutsa yuko nubwo hashyamo agapuru kamwe kandi ubona iri ryakira hatatu, ntago hose hakwaka. Reka dupfundure n'ikindi gihande turebe nabwo. Reka dupfundure n'ikindi gihande nacyo turebe, muze tureba nuko aya matara akorwa, ku buryo ubutaha utazongera wirirwa uvuga ngo urijyanye ku mutekinisiye nyamuneka. Reka n'iki gihande tugipfundure turebe. No kuripfundura riba byoroshye, bisaba urwara rwose. Urwara ushyiraho ukahita rwegura, cyangwa ufite agatoronovisi. Noneho reka turebe no muri iki gihande. Iki gihande cyacu urabona yuko rwose naho turi gutestinga. Iki gihande cyacu harimo uruhande rwahiye. Noneho muri uruhande rwahiye ngiye kwereka ukuntu bahongoraho agapuru. Urabona aka gapuru kacu karahiye, kangahongoreho ureba, kangahongoreho ureba, karahiye nako. Urabona ngahongoyeho, ni ibintu biba byoroshye cyane rwose. Gahongoyeho, urabona nagahongoyeho. Noneho tugiye no kureba ko harimo akandi kahiye, n'akandi kahiye. Dore ngaka, dore ngaka n'aka karahiye, kano mureba nako reka tugahongoreho mureba. Urabona ko nako kahongotseho, nako kahongotseho. Noneho hano nababwiye ko izi nzira iyo umuntu amaze kuzihongora ahita azihuza akoresheje agasudiri. Noneho reka tuzihuze, biroroshye nyamuneka rwose biroroshye. Ni agasudire ushyiraho ugahahuza. Ubu nahahuje, n'ahandi reka tuhahuze. Ntuzongere kujugunya amatara yawe. Urabona yuko tubonye ko hano harimo inzira ebyiri zahiye, hano turazihuje. Reka dupfundure n'iki gihande nacyo turebe uko gihagaze. Iri tara rinahenda kubi ugasanga rirahiye urarijugunye kandi wagakwiye kuryikorera. Reka turebe no muri iki gihande ko tubonamo harimo ahantu hahiye. Iki gihande nacyo ni kizima nyamuneka. Urabona ko itara ryacu ahantu hahiye ni hano twakoze honyine habiri. Reka noneho turishyireho turebe ko ryaka, turishyireho turebe ko itara ryacu rikize. Wabonye ko ni ibintu byoroshye, si ngombwa kwirirwa urijyana ku mutekinisiye cyangwa gukora iki. Hari ibintu rwose utagakwiye kwirirwa utakazaho amafaranga. Urabona ko itara ryacu ryatse. Nk'uko urabona ko itara ryacu ryatse, tugahita dusubizaho twa tuntu twacu. Ntibikwiye ko wajugunya amatara yawe nyamuneka. Urabona ko itara ryacu ribaye rizima. Nk'iri tara ukarigura riguhenze ugasanga urarijugunye, nyamara iri tara wagakwiye kuba waryikorera wibereye mu rugo. Niba iyi video igufashije, gisharinge inshuti zawe ukunda, wisharinge abo ukunda bose, kandi usige igitekerezo cyangwa ikibazo muri comment ndagusubiza. Ndahari ku bwanyu. Ciao ciao.